tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Uyu munsi turi tariki 7 ukwezi n'ukwa 11 umwaka w'2023. Gusa impamvu tuvuga ko mutwihanganira nuko nimugoroba twari dukoze ikiganiro gicikamo kabiri, kandi ni ikiganiro kiri très intéressant cyangwa se gifite umumaro. So tugiye kongera update noneho tugishireho mu gikurikirane. Reka icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo wakire ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka duhere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo nyuma yuko tubagejejeho update, Nanone FARDC yashugunye ibisasu birenga 10 cyangwa se amabombe arenga 10 mu birindiro bya M23 hano mu kibaya gihuza umujyi wa Goma na Kibumba. Byabaye hagana saa 12:40 aho ngaho hagati ya saa 12:40 na saa 1. Ayo mabombe rero niyo yagiye akubita amapoto y'amashanyarazi, maze umuriro urabura mu mujyi wa Goma. Kugeza amagingo aya umuriro nturaboneka mu mujyi wa Goma. Gusa ntituramenya niba ipoto bakubise riri muri eneo za M23 cyangwa za FARDC. Gusa umuriro nturaboneka kugeza amagingo aya ngaya, uretse ko na kiriya kigo gishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi nacyo cyabitangaje kivuga ko byatewe n'ipoto ngo mu mirwano ya M23 na FARDC. Ikindi tubagezaho nuko mu ijoro haraye habaye saa 7 z'ijoro haraye habaye imirwano hagati ya FARDC ubwayo. Aho byaturutse rero byagenze gute? Ku munsi w'ejo twaje kumenya amakuru yuko kuri barriere ya hariya za Kanyarucinya na Kibati hari abasirikari bavuga ku rugamba batorotse, barangiza bakabafatira aho ngaho bakabakubita, military gahita batwara. Nanone rero military yaje kuza nyuma, nanone ikagishakisha uri gukwepa urugamba wese ikamufunga. Aho rero no haturutse uburakari bwa bamwe mu basirikari, batangira guhangana bararwana ku buryo mu ijoro nka saa 7 benshi bahaguye, yewe haboneka n'inkomere. Mukanya nibwo mubonye Twitter ya M23 ya perezida wayo Bertrand Bisimwa avuga ko yuko mu nkengero za Kicanga ngo batewe. Gusa turacyakurikirana amakuru, ni hafi ya za Kibarizo ruguru. Kugeza amagingo aya ngaya rero isasu ryari kivuza ubuhuha. Gusa mu makuru yacu ataha turaza kuza kubagezaho uko byagenze. Ahandi hose ni amahoro mu bice byose bitandukanye, uretse wenda BM zizamutse mu kanya, zizamuka no mu kibaya gihuza Goma na Kibumba. Gusa ntago baratangira kurasa. Ikiza kuza gukurikiraho tuzaza kukibagezaho mu makuru yacu ataha. Umugaba w'ingabo General Tshiwewe Christian yageze mu mujyi wa Goma. Icyamuzanye niki? Ashobora kubasha kuyobora urugamba cyangwa se no kureba imirwanire y'abasirikari uko barimo kurwana. Uwo bita Cirumwami ashobora kuba yatumijwe i Kinshasa kujya kwisobanura ku bibazo byo gutsindwa kwa FARDC muri iyi minsi, ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngakurikirana rero ikiganiro uko cyagenze cyane mugoroba, dore ko ari n'ikiganiro cyiza kiri très intéressant. Amahoro y'Imana akomeza kubana namwe, ngaho mukurikirane ikiganiro. Ya reka twinjire mu kiganiro nyirizina, aho mu by'ukuri ukuntu ibintu bimeze. Ese imvugo za Kinshasa, tanto umunsi umwe bagiye barabeshya ibyabereye mu nama, undi munsi agression ku Rwanda, nyamara u Rwanda rwabihakaniye kure, urumva. Undi mwanya baragiye bazanye ba Wagners, bazanye FDLR abarundi, uyu munsi hagiyemo UN. Nabonye yapfukamye n'indege yabo umukimoka ngo niho bafungiye ye. Teo tukimara kubona imbaraga M23 ifite,
tukareba ese UN Metre Edison niwe wakomeje kugenda avuga ati nabo nuvuga ngo misiyo bafite ni kimwe n'iya EAC. Iyo babaye impliqué mu ntambara bararaswa. Urumva? Kandi si ubwa mbere UN yinjiye mu ki? Mu ntambara. Kuko ni intambara yo mu 23 si ubwa mbere bayinjiyemo. Uko ijya gutangira bayinjiyemo. Ku mugaragaro bararasa birananirana. Sibyo? Ese uyu munsi Theo wabagiye muri operation bise guterageza Mbar Spring. Uyu munsi ahari iyi UN iri kugerageza wenda gufatanya n'abacancuro mu gihe birirwa bamaganwa na ikabamagana bari gukomeza gufatanya n'umutwe w'iterabwoba ariwo bawise uw'iterabwoba. Ahari iyi UN bizayihira. Nabonye bazana za helikopteri, bazana ibifaru, bazana iki gusa Maître Nduza yaratubwiye ati iyo umuryango mpuzamahanga wiyampuritse mu mirwano ubwo nawe uraraswa nk'abandi bazi bose. Ngaho mwira hari umuturage wavuze ibintu bikomeye cyane ari byo mperaho. Yavuze ngo UN ko imaze imyaka 25 yari yarategereje iki? Urabyumva? Yari mu biki uyu munsi ikintu kiba motiviye kugira ngo baje gufasha leta ni ikihe? Nta kindi ni ipfunwe. Usibye n'ipfunwe hari amakuru no gushakisha icyizere. Ari abo bahaye ibuye. Urumva? Nanone ari ibintu bitatu. Hari ukuba bafite ubucuruzi bw'amabuye muri Kongo. Urumva badashaka kuvayo. Mu kwa 12 yari iherezo ryabo. Baricara barayase. Turajyahe. Ubucuruzi tubusige burimo amafaranga angana gutya. Oni yajyanywe n'ubucuruzi ntago yajyanywe no kugarura amahoro. Makongomani mu byumve. Yajyanywe n'ubucuruzi ntago yajyanywe no kugira ute no kugarura amahoro. Urumva? Kuko iyo igifaru cyabo kiguye zahabu zikameneka hari icyo bivuze cyane. Urumva? Uyu munsi rero barebye bakora iyo bwabaga baravuga bati nyabuneka reka twiga indi mitwe tuvuge ko tugiye gufatanya na FRDC duhangamure M23 tuyirwanye tubone indi manda dusigasire iki ubucuruzi bwacu. Urumva Theo? Ntago biri hirya y'ibyo wari ugiye kuvuga. Urumva? Ubu rero ubu ntibakiri ipfunwe so ngo baracyari ifite kandi bafite ubucuruzi. Eyaseyo nuza misiyo yabo isa nkaho ya failinze. Isa nkaho ya failinze. Yarafailinze totally. Icyo nashaka kukubwira ni urumva? Nashaka kukubwira ni ikintu kimwe. Nuko UN izina ifite kuri iyi si ya rurema. Ibyo iri gukora biyabanye n'izina ko bingana. Nukuvuga ko izina ryabo rigenda rimungwa. Barata agaciro, baritesha agaciro gusa nta kindi. Uko sinumva mwese urumva batandukaniye n'u Burundi. Ni même chose. C'est presque même chose. Sibyo? U Burundi bwaje buje kujya muri justemiriye kujya hagati. Urumva? Ako twibagiye no kuvuga none uyu munsi twibagiye no kuvuga yuko bwapfushije majoro. Bapfushe majoro uyu munsi. Ahubwo ni babiri. Harundi noneho bariya nabagaragaye. Naho se inkomere ziri kujyanwa n'indege wabo. N'imirambo abari kujya gushingurwa Kinshasa nabibonye ejo bundi na President Tshisekedi ko yari abarimo. No kuvuga ko UN yo ndatekereza ko nibi bintu bya Tshisekedi kwanga kuganira na M23 ni plaza UN za bamwe mu mabandi ya UN babwira batari ko wowe nushikirana uzaba wisuzuguje ariko bo bari muri intere kaziri bavugaga. Kindi cyongeye twarakibajije ejo bundi ni gute mwavuga wanakivuze mu kanya ngo abazarendo n'abaturage
leta iri gushyira andanje bati ibyo ntituzabishyigikira. Uyu munsi kugeza uyu munsi izina ry'abazarendo riri gukoreshwa ko ejo ariyo ryateye Masisi. UN ikaba yajyanye indege, ikaba ifite ibifaru yaryamye hamwe n'abazarendo ngiye gufatanya n'imitwe na FDLR mu byayizanye kwa kurasa FDLR, kwa kurasa FDLR cyangwa w'iterabwoba. Niriya mitwe yose uyu munsi umutwe w'iterabwoba uri gufatanya n'umuryango mpuzamahanga kubera iyo mpamvu. Ibintu ntabwo byumvikana. Burya niba barabuze n'imbaraga babuze n'ikinyabupfura. Ni ukuvuga umuryango nkuriye Kongo izazana n'akatarabaho. Mayi ni nko kuvuga turi abantu b'abagabo, ni nko kwiyandagaza imbere y'urugo rwawe n'abana n'umugore n'abanyoko na baso ukambara ubusa. Bivuze iki? UN yaje yambaye ikoti ryiza n'ikaravati. Abakongomani bati ahwi amahoro naganze. Afurika bati amahoro araje. Yangize ikuramo ikoti, ikuramo ikaravati, sibyo, ikuramo ishati. Uyu munsi igiye gukuramo isengeri n'ipantaro, izasigarana iki? Igiye kwigaragaza ukwiri. Nari mpereye ku rugero UN sinzi igiye gusigarana ikabutura. Ndavuga muri mind, mu mitekerereze no muri analyse y'imyaka imaze hariya. Reba amafaranga UN bahabwa za miliyari z'amadolari, sibyo, yo kugarura amahoro. Aho kugarura amahoro ahubwo ya mafaranga yabaye gucana umuriro. Muri presence ya UN ku isi bwa mbere niho muri Kongo havutse imitwe ingana kuriya. En presence ya UN devant la communauté internationale niyo havutse buriya bugome bugera hariya, iriya ngengabitekerezo. Noneho ubwayo yigaragaje ukwiri igihe hariya. Urabyumva? Bagiye guhangana nande na M20 ku mugaragaro pour sauvegarder leurs intérêts matériels. Icyo gusa. Urumva? Nta mpuhwe abazungu bafite, nta mpuhwe isi ifite, nta mpuhwe isi ifitiye abakongomani. Hari ikintu ndi kwibaza. Ibizungu byaje birahaze n'indege barituye bapanze ibifuka bariryamiye. Hari ikintu ndi maze iminsi ndi kwibaza Theo. Kuki uru rwango ni gute umbwira ngo n'amateka arisubiye. UN iri mu Rwanda 1994. Icyo yitwa yes. Bamaze abatutsi mu Rwanda minwari raho iri kurebera. Sibyo? None uyu ihungisha imiryango yabo. Ihungisha imiryango yabo niba genocide bari gukora genocide. Abandi bazamuka inzira y'umusara, bazamuka karivaru ye baje kwica. Uyu munsi nanone irongeye. Yes. Irongeye kandi ubwo yasabye imbabazi. Irongeye. Noneho igiye gufatanya n'abandi basize genocide mu Rwanda. Irongeye igiye gufatanya kongera kwica nabo yasize hehe muri Kongo. Tunibutse ko Maisha iyi nkuru byibuke warayikoze. Yego. 80% yari ya mashitingi aya tubona muri iki kibaya hano haruguru. Iki cya Nyiragongo. Iyi kibumba yose CFDR ririmo. Yego. FRDC ni izina. Yego. Aba bazarendo ni izina. Ni FDR. Uyu munsi UN igiye kuryama hamwe na FDR ngo barase. Ariko baregera he UN ngo tuzayirege. UN bayiregera he ngo tuzayirege. Wayirega nyine ko rero bafite n'inkiko. Sungu burambwira yuko uburiya bagira ubwenge cyane. Isi kwiteye nuko. Nicyo kikwigisha isi. Isi nta mpuhwe, nta mbabazi. Uravuga ngo rahe ni ya UN. Hanyuma urajya muri rukiko. Reka tuzabaza abanyamategeko wenda. Se birakabije pe. Birakabije. Urumva? Noneho tekereza kujya gutanga inkunga nishakibe nkeya banayirye. Mu zindi mpunzi ngo iziri mu bwiza ngo ntago zahabwa inkunga. Kubera ko ari indwandofone. Mujye mureka tubivuge. Ni amafuti. Urumva? Ni amafuti. Urumva? Ni amafuti.
kandi n'ubundi ni amafuti yari hariya. njya nibuka mu 1995 na 4 aho ngaho hafi na 5 ibiryo byajyaga za Mugunga na za Runda byacaga hano ku Gisenyi. Umunsi umwe abaturage bararakase turashonje, ibiryo biri kujya ahandi bitunyuza imbere, bagenda bafungura imodoka barabitwara. Icyo gihe nabo bari bameze nk'impunzi mu gihugu, kandi n'impunzi zari zirimo, urumva. Aya ni amateka yikaraze agezaho ashobora kuba yari yaravuye. Noneho ukicara ukareba, ntabwo tuvuze ngo ziriya mpunzi nazo be kuzijyanira ibyo kurya ziri Kanyarucinya, ziri hehe nahe atagira utwumva nabi, urumva. Ariko nanone nihitabwe ku mpunzi iyo ari yo yose, tujye dushyira mu gaciro Theo, urumva. Reka tuve mu mpunzi, harya buriya M23 irimo amoko yose, sibyo? Imitwe yitwaje intwaro za Kodeko, za ADF naru, za Pareko, za Nyatura, urumva. AFDLR buriya oni igiye gufatanya nabo gute? Ariko ibitekerezo biracyabaho. Ibitekerezo biracyabaho. Buriya baragenda bakicara muri UN bagafata icyemezo nk'iki, batekereza kimuntu. Barifuza ngo igice kimwe c'abakongomani tuzahere mu mahanga, bahere mu mahanga. Inkambi zabo zirazwaho ziri muri ibihugu byose. None Sadek yakotoye ngo nayiraje, abaje se bo bakoze. Ariko Tanzania ngo yihakaniye. Ega Tanzania erega uriya mubyeyi, ayo makuru wayamenye? Uriya mubyeyi yahakanye ngo ntabwo bazaza kurwana. Uriya mubyeyi areba kure. None se abarundi nibatangiye gutakamba bavuga bati Perezida Ndayishimiye niba icyo uri gukorera abana bacu nabyumvise, batangiye gutakamba baravuga bati no, nizihe nyungu bafite kujya gupfira muri Nord Kivu? Wenda bapfiriye muri Sud Kivu bakurikira iya mitwe y'abarundi iriyo, ibyo byakumvikana. Ariko muri Nord Kivu nizihe nyungu zirimo kujya kwapfira? Kandi bari gupfa nyine, urumva. Ajya ngo isi yose bizateranira ku kintu kimwe. Ubisi yose bagiye kwigira agasahani iMasisi. Isi yose ngo yicare muri Masisi. Ari umukongomani nikundiye. Kwa la wale kini ngo kale ka groupe habakufaki. Dunia yote muzima, bazoda ba dunia yote muzima balibaleta hapa, lakini iko sawa kufaki ne biko na bakimbiza. Eske ni ba extraterrestre? Abakongomani bari abantu beza. Umva nkubwire, ntago bari, harimo abana beza. Nisa harimo abantu beza. Abakongomani si bose, gusa ideology ya FDLR niyo yangije iki. Bamwe mu bakongomani, ntago twavuga ngo ni bose. Hari ababazwa nibiba. Nk'ubu ari amakuru dufite yuko bagenda bakajya kuri abantu bazarenda ubona. Abayobozi babo hari ababyanze. Bamaze kubyanga baravuga bati ntago uzongera kuyobora abazarendo, abo tuzakwica. Batagugira ngo nzapfe kanzi reka ngiyo. Urumva. Buriya Theo umuyobozi we yakubwiye ari uwawe akakubwira ati tugende, ntabwo wamusuzugura, sibyo? Twavugaga kuri iriya miryango, yego, na za Sadek ziri kuza. Ariko njye natekerezaga ko ziriya mbaraga zose ziri kuza, n'amatangazo yari yasohowe n'aba Bemba, n'ibyo byavuzwe na perezida, n'uburyo bakubutse muri we kinarizi ko M23 bagiye kuyirangiza. Mais c'est tout à fait le contraire. Ibyabereye hariya za Bwiza na za Hehe, numvaga ari ibintu wari uzi ko nisa M23 akabuje kuresista. Bisobanuye ko iteka iyo urwanira impamvu, sibyo? Irwanira impamvu
akunda kubabayika. Nibyo njyamona hari abantu bajya bireba abababayike abatikisike nuko bimeze. Abirirwa badushinja ngo dufite partialite, dufite abo dushyigikira, twababwiye ngo no mu kanya avuga ko gicwa abantu bazi ngo gicwa ngo bafashwe na M23 ntabwo vugisha ukuri ariko rero nese naravuga ati ejo nibavugaga ngo Karume uri ya general autoproclamé Karume ngo yishwe mu ntambara. Oya, Karume amaze igihe arwaye nabisobanuye, amaze igihe arwaye yagiye no kwivuriza i Burundi biranga arapfa. Ejo isumwe bashinguye ari benshi cyane. Ejo bundi abafashije abari mu bwoko bw'abatutsi binumbi bakajya gushaka uriya musore bari bashimuse si nyatura. Ni nyatura. Si bo babafashije bakagenda bakamuzana. C'est ça. Turabashimira. Bakoze igikorwa cyiza cy'abagabo. Yes. Hari n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagenda bagafungirwa hirya, abakongomani bagahaguruka bakajya kubarwanira bakabavugira. Ariko nanone ntago amafuta azaza ngo ariko ntabwo amafuta azaza ngo turebere ngo duceceke ngo ibiki na biki ngo dufite ngo ubuse tugende hariya. Hari urubuga nabonye ejo bundi niba ngo ritwa mbare ngo tujenge ngo Kongo yetu. Irwo rubuga ni tubomore Kongo yetu. Ibivugirwaho ngaho sibyo ngo tutabamaliza mayi warujyaho ukarwara umutima. Buriya reka ze nkubwire buriya ngiye kuvuga akantu. Abanazi ntibari bazi yuko ngo bazamara Abisirayeli abayuda abajife barabamaze ze kugeza uyu munsi bari muri za puissance za mbere ku isi, les puissances mondiales. urumva barabamaze ze. Ntabwo abantu babicira kubamara, ntabwo bibaho kuko babandi wibwira ko ugiye kwica muri weho babandi babandi b'abavandimwe bawe wowe ugiye kwica babandi biki. Harimo abantu bazima bagenda bakabagahisha duke duke bakavuga bati ngwino nguhishe papa wawe twarabanye, ngwino nguhishe sogokuru wawe twarabanye, bakarokoka ejo nabo bakazagira gute bakazagwira. Uretse n'ibyo ngibyo aba baturage bari guhunga wagizeho n'abatutsi gusa. Oya, harimo abahunde, ni nabo benshi, abo bafite ingaruka, abatembo barimo abanyanga. Oya, nge naganiriye nabo kandi bakagenda bagahungana n'abatutsi bo bafite uko babanyeho. Ariko leta jewe naganiriye nabo, urumva naganiriye nabo bariya bagiye bahunga. Nasanzemo abahunde benshi. Alors yes, nasanzemo abahutu benshi, nasanzemo abatembo benshi. Urumva rero ntabwo ari ukuvuga ngo n'abatutsi gusa bari guhungira hehe mu nkambi. Abashi Nyamuhombeza yabaga yabaga mu nkambi y'ibyumba ya Gihembe. Seho yabaga se yabaye directeur w'ikigo cy'ishuri cya primaire. Yari iki bamuniga ntama birirwa nubwo yigize ikigarasha akajya yirirwa tuka abantu bamureze bamuhembye. Twikomereze. Twaba tukiri kuri wene rero tunavuga n'izi mbaraga twigeze kuvuga hejuru y'imbaraga z'umurengera ziri gushorwa muri Kivu y'Amajyaruguru ku mutwe umwe gusa, mu gihe habarirwa imitwe isaga 266. Sibyo? Uyu mutwe rero burya iteka iyo umuntu akwirukanye igihe cyinshi kirekire ahiruka avuga ati kama mbaye urahindukira ukamusekura, kuko we aba yaje yiyizeye gusa. Ni nk'ibyo twigeze kuvuga by'aba Goliyati. Goliyati ntabwo byasabye amabuye menshi, ni ibuye rimwe gusa. Urumva kuba abakongomani kakantu twavuze bavuga bati se bariya abantu bangana gute ko tuzi ko ari abantu bake, ni gute barwanya isi yose bakayirukana? Ese ni ibivejuru ajya se ko babyita ibivejuru extraterrestre? Ni ibivejuru, ni izihe mbaraga bafite? Si imbaraga, ni impamvu bafite intego, bafite n'impamvu. Si intego gusa mayi, nta yandi mahitamo bagifite. Yes, nibyo bituma abantu bagira iki? Ni ukurwana kugira ngo babeho cyangwa bashire. None se baragira nibyo kanizi yusa akunda kutubwira uriya muvugizi wa 23 batese muratuvana hano iMasisi tujye erega turi wacu Theo. Si ibingi bagiye bashokanya tura. None se
ejo bundi bagize ngo abatutsi bamaze kuva hariya sibo bazahindukirirwa. Bureka ze mubwire impamvu muri M23 harimo abantu benshi b'amoko atandukanye nuko bazi ko nta burenganzira n'ubundi bari bafite hehe muri leta. Urumva impamvu ni iye tukunda kubivuga iyo wanyuraga hariya mu bambiro cyangwa ukanyura isake kuri bariyeri kubera ko kuri arorema yawe handitseho Bizimana cyangwa Habyarimana cyangwa Hakizumuremyi cyangwa Hakizimana ikarapari zana amafaranga nuri umwenda gihugu se ahanyura ahanditse ngo Bwira bakakule we Peter gusa mwe mufite uburenganzira ejo se nimara kumera gutya ejo mwebwe muzabaho umuti nubundi ni ahandi muzakomeza. Urumva impamvu se batazana umuntu w'umujenerali ngo mu bavuye ururimi rw'ikinyarwanda ngo azayobora ahangaha ni iyihe mpamvu ni iyihe mpamvu kandi ngo ariyo banakagombye kuhayobora bamaze kubahimba amazina ngo n'abatretre n'abafatanyabikorwa na ntuze hari n'abaza kuhayobora bagaturika inyuma bakabarasa. Yego ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi nta muhutu nta mututsi uyoboye teritwari ni gutyo bimeze. Urumva nta muhutu nta mututsi uyoboye province. Baheruka ku bwa Kanyamuhanga na Serufuri bagenda bakabashukisha ya myanya idafata ibyemezo. Urumva ya myanya idafata ibyemezo ni iyihe ku mudepite. Urumva hari mu bwiganze nta cyemezo uzafata. Urumva bakagenda bakabashukisha kuba generali uri aho ngaho bazimura igihe bashakiye ariko udafite ijambo. Urumva imyanya bafite cyangwa akabona general dispo udafite akazi. Urumva ngaho mumbwire nibambwire ufite umwanya hari ukomeye muri iki gihe cya etat de siège ntibakagombye kujyamo se nta numwe. Arewe ahubwo mu bazarendo baragiye bafata abana benshi mu bavuga ikinyarwanda babahindura ngo n'abazarendo. Muri kwirirwa muvuga ngo Muhima ngo baje ngo Muhima ngo yaje kuyobora ahangaha ngo nyamara ngo yanga ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuki batahazanye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yaba umututsi cyangwa umuhutu bakahazana uwo Muhima. Uwo Muhima se ibyo yasize ko si wose nyiminembwe yego yayisenye. Reka none tuvuga hano M23 yari yaje sibyo Minembwe yayisenyaga atwika arinde bamuteye. Abakoloneli bangahe bazanye urutonde turarufite rwabo bimuriye ahangaha. Ninde wahangaha uhari umwanya bafite si ni G3 niba ari G2 ntago bayimuha kuko ni maneko. Urumva ni G5 G ni kwa kujya guhahira abasirikari no kubatekera mu maguduriye. Ikindi iyo myanya batayibahereza ni cyo cyonyine umva none gikomeye. Ubu M23 batangiye kurwana bamaze gufata za Bunagana habaye itsinda ry'abasirikare yego bajya muri Israel no mu bindi bihugu ngo nibo bari abahibu. Urumva ndakumenyesha ko nta muntu n'umwe uvuga ikinyarwanda babagiyemo. Umva amakuru mfite rero kuri icyo ngicyo uzanye ni wowe ukizanye. Harimo abahungu bagiye bahindura amazina bakitwa amazina y'abatokambari. Urumva bamara kwitwa amazina y'abatokambari bakabibeshyaho bakabatwara barimo nk'abatanu. None naganiriye n'umwe mu basirikare arambwira ati umva twarumiwe tukibonamo runaka twarumiwe turamubaza ati se yagenze ute kugira ngo ujyemo hariya nahinduye amazina ntuzigere mvugisha ikinyarwanda bazi ko ntacyo nzi. Basha bakamata saba yumba. Yes. Tewe. Afite Kongo ni nyama ya tembo. Buri wese ari gukata ke agira gute hanyuma Kisekedi cyashaka n'amatora. Bantore. Nibashake bapfe? Bashaka bapfe bashire. Abo muri este bashire. Ariko ngiye ngo nkomeze muri pouvoir kuko kare akavuyo kabone ko nzaboneramwe amajwi. Et c'est tout. C'est tout. Mais ndaribaza herezo ry'ibi bintu ni ibiki. Ariko amakuru nakandagiye mayi nubwo bitajyanye n'ibyo turimo ariko birasa. Sadek
kiriya cyemezo ubanza ngo bari kwisubiraho, biragoye. bari kwisubiraho pe. Social media yakemuye ibibazo. Eh. Wabona iriya mirambo, Ubwo reka nabo amakuru barayabona. Kugeza uyu munsi bari bicara bashakisha iki amakuru ubijyanye n'intambara ya abarundi basaranye ndayishimiye. Wabibonye abarundi bari kucya muri social media bataba abana bacu uri kurangiza, babivuze mu kanya. Iyi ntambara rero igihe icyo ari cyo cyose ishiga ry'amahoro ridahawe agaciro, isi izarwana n'ingaruka yayo imyaka isaga 50 nihatagira igikorwa uyu munsi. UN nabonaga ibigabo biri gupfukama by'ibisirikare nk'ibigiye kubyara. Aha, ngira ngo iyo tuvuga ibingibi tuba tuvuga akariho, ntabwo tuzareka kubivuga kugira ngo runaka atazavuga ngo wenda ngo gutya na gutya. Oya, ukora byiza tugushimira, ukora bibi tukugaya, tukunenga. Urumva, nanjye ninkora bibi muzanenge, ninkora byiza muzanshimire. So Theo wakoze, merci, Imana igumugisha. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira amakuru yacu ya buri munsi. Gusa ufite n'inkunga wayiduhereza kuko amakuru arahenda, amakuru arahenda. Uzi imvura yanyagiye muri kera kibaye imvura yanyagiye, no kugira ngo tuyabone bidutwara izindi imbaraga zikomeye. So amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nakagaruka. Ciao ciao.